mu gukomeza nyina wa Cedric aho yari yicaye kwa muganga ari kwibaza ibibazo byinshi binyuranye nk'uko twagiye tubibabwira. Uyu mubyeyi yatangiye kugenda atekereza cyane anibaza uburyo yari abayeho kera mbere y'uko aza kugira ibyago byo kuba abayeho mu buzima bwa gikene, ubuzima budafite shinge na rugero. Ngira ngo muri episode zabanje ntabwo tugeze tubabwira aho nyina wa Cedric yakuye Cedric n'uburyo baje kumenyana. Cedric ko yaje kumenyana na Mutoni hari mu myaka rero yo hambere, aho uyu mukobwa ari we nyina wa Cedric yitwa Grace rero yaje kugira gutya akundana n'umukobwa bita Jimmy ubwo bigaga segonderi. Ariko muri uko kwiga kwabo bari bafitanye urukundo rudasanzwe cyane ko iwabo na Jimmy bari abakene ku buryo bugaragara, ariko iwabo na Grace bari abakire. Muri ubwo bukire bwabo ariko ntabwo Grace yigeze ashingira cyane ku kuvuga ku bukire bw'iwabo cyangwa nagaragaze ko iwabo bakize abigaragariza umuhungu Jimmy wari umwana w'umukene no kurya byari ingorabahizi mu rugo rw'iwabo. Jimmy iwabo bari abakene no kwiyambika no kwambara inkweto zifunze byari ikibazo. Aha barakwereka Jimmy agiye kujya gusura Grace mu rugo rw'iwabo na Grace. Nta kindi cyabaye, Jimmy yateye intambwe yagiye yambaye umwenda w'ishuri. Ariko muri uko kugenda yambaye umwenda w'ishuri yari yambaye imyenda rwose uniform z'ishuri. Arangije yinjira mu rugo arakomanga ku gipangu, baramukingurira yinjira mu rugo rw'abandi, mu rugo rw'abakire. Mukire arasohoka, amajije gusohoka nta kindi cyabaye uretse ko mukire yavuze ati ese uyu ni umukozi muzanye ahangaha? Uyu ni se wa Grace wari umaze gusanga Jimmy yicaranye na Grace muri salo. Ariko Grace yarahagurutse ajya gukora presentation kugira ngo agaragarize papa wiwe umuntu bari kumwe. Atari yavuga Grace arahaguruka, ariko mbere yuko avuga se amuhita amuca mu ijambo. Grace nayo yahe magambo yari agiye kuvuga. Grace wari umukobwa mwiza kandi utuje, yarahagurutse aravuga ngo papa uyu ni, akivuga ngo uyu ni ise ahita amuca mu ijambo aravuga ati okay, niba ari uyu nguyu wa mukozi uza wari uwo kwahirira inka cyangwa se ni wa mukozi wo gukora ahangaha mu rugo, ntago mbizi umukozi wari uri kuvuga ko mbona umwana yambaye uniform, azakora akazi gute? Ntabwo yiga. Grace ahita yubika umutwe areba hasi. Jimmy wari wifitiye icyizere cy'ubuzima. Grace agiye gusobanurira amubwiye ati oya wisobanura bebe reka ngufashe. Akivuga ijambo baby, isi wa Grace ahita arakara cyane. Arangije aramubaza ngo ninde wita baby? Baby wawe ninde ahangaha? Umusore wifitiye icyizere arangije aramubwira ngo uwo nita baby arimo ariyumva, ntabwo ari ngombwa ko nakirirwa mvuga ngo muvuge mu mazina. Niba ari ahangaha urabona ko hano hari abakobwa benshi, baby wanjye yahaguruka. Grace arangije arahaguruka ahita abwira se aramubwira uti papa we ni umusore dukundana kandi turigana, ni n'umuhanga mu ishuri, kandi uyu musore niwe nifuza kuzabana nawe ubuzima bwanjye bwose. Ise n'umujinya mwinshi, ise wa Grace n'umujinya mwinshi, nta kindi yese akora uretse kwita akamangura uruki agiye kurukubita Grace. Jimmy aba yafashe ikiganza cya se kuko aramubwira uti sigaho. Musaza ahita arakara cyane, ararakara rwose. Arangije ahita abwira abarinzi n'abapagasi bose bakoraga aho ngaho, abari muri salo bari aho ngaho nabo barabanza kwanza baratangara. Ise wa Grace arangije ahita ahamagara abakozi arababwira ati abapagasi mene bakoko mbakoresha umusore mubone hanze. Jimmy wari ufite confidence y'ubuzima arangije arahaguruka aramubwira ngo yaragihagaze sore. Arangije aramubwira ati ntabwo ari ngombwa ko wiri kubwira abantu ngo bansohore hanze nkaho ndi imbwa cyangwa ndi umusega cyangwa ndi umukozi wirukanye mu rugo. Nge ntabwo ndi umukozi wawe mzee, rwose ndabigusabye, ntabwo gusuzuguye mu byubahiro byawe. Nge ntabwo ndi umukozi, please, ntabwo ndi umukozi.
nyina wa Grace wari uri aho ngaho arangije ahita aza atangira guturisha ise wa Grace, aramuturisha aramubwira uti sigaho, ubwo weho nta nubwo ureba ko uyu muntu nta nubwo bafite mu rugo rumeze gutya kandi abantu bose bagutinya, sigaho. Ese ubu nta nubwo ubona ko uno muntu ejo azaba ari umuntu ukomeye? Mubona ko ari umukene yaje yambaye gutya ngo yaje gutereta? Oya, birashoboka ko uru nguru rwaba ari urukundo rw'ubuzima bwe. Umusaza arangije aravuga ati hano ni iwanjye nawe untegeka, musohore Gasiya muyishire hanze. Umwe mu basore b'inkorokoro araza agiye gufata Jimmy. Grace arangije ahita yitambika, amajije kwitambika arababwira ati oya sigaho, winkorera kuri sheri wowe toka. Ise arangije aramubwira uti Grace va mu nzira, aramubwira uti ntago nshobora kuva mu nzira papa. Oya, ntago nava mu nzira, ntago byashoboka, ntago nava mu nzira. Ndakuzi n'ubugume bwanyu mugira, ndakuzi n'ubu ngo wabonamo muteje imbwa zikamuryanga. Grace arangije arahindukira areba umukunzi we, aramubwira uti Jimmy, ibi bibaye ahangaho byibagirwa, niwe uri gunabitekerezaho. Icyambere nuko ngukunda kandi nanjye nkaba mpamya neza ndashidikanya ku nkunda. Reka twisohokere twigendere. Jimmy asohokana confidence, afashe umwana ku rutugu imbere ya sebukwe, nyirabukwe wa Jimmy cyangwa se nyina wa Grace. Arangije aramubwira uti asigara abwira bari aho ngaho aturiye mwana ameze nka wa wundi wakinye ya filime bita Pushpa. Uriya mwana azavamo umuntu ukomeye kandi muri kino gihugu, umuntu udatinye papa wa Grace. Uriya mwana arakomeye, nje nzamukunda. Nakindi rero cyaje kuba Jimmy yaje gutaha, ageze hanze y'igipangu asezera ku mukunzi we, aramubwira uti baby oya bira ntabwo nabifata ko ari ibintu bikomeye cyane. Oya, icyambere nuko ngukunda. Bwarije buracya, bumajije gucya, Jimmy ariko atekereza cyane yibaza ejo icyo azaba ari cyo. Grace nawe gusinzira byamunaniye, yibaza ku bibereye mu rugo iwabo. Bwarakeye nanone ku wundi munsi wakurikiye, kuko yari yamusuye ari kuwa gatandatu. Ku cyumweru naho haragera abana bakiri muri ibyo bitekerezo, ariko bimaze kugera ku cyumweru nimugoroba barahura. Bamashije guhura baraganira. Nyuma yo kuganira, Grace abwira Jimmy, aramubwira uti Jimmy ndagukunda n'umutima wanjye wose, nta kintu na kimwe ntakora ku bwawe. Jimmy nawe ati noneho njyewe nta numwe ntakubita cyangwa nta numwe ntarwana nawe kubera weho, ariko papa wenda mwubaha kuko azaba data bukwe hazaza. Grace arangije arataha. Akigera mu rugo iwawe aramutonganya ati ko watinze gutaha, ise yarari kuri gate. Nyamukobwa arangije aramubwira uti dawe mumbabarire natinze gutaha, ariko kuba natinze gutaha rwose byari ngombwa kuko nari ndi kumwe n'urukundo rwanjye. Ati wari uri kumwe nande? Ati nari ndi kumwe na Jimmy. Ise arongera kandi ararakara agiye kumukubita urushyi. Nyina wa Grace aho yari ahagaze hejuru gutya mu nzu, arangije aramubwira uti sigaho winkubitira umwana wa mugabo, winkubitira umwana rwose, winkubitira umwana. Nawe ababyeyi nawe urabazi ku bana babo, ababyeyi b'abagore ku bana babo. Arangije aramanuka abwira umugabo ati oya winkubitira umwana, winkubitira umwana rwose. Ubwo ibyo ari gutekereza byo gushaka gukubita uwo mwana biba birarangiye. Bakwereka mu gitondo Jimmy ku ishuri. Jimmy bageze ku ishuri bari gukina. Ubwo se wese wa Grace yari yakodesheje ibirara ngo bize gukubita Jimmy. Grace arangije arabimenya. Nyuma yuko Grace yari amajije kubimenya, araza abibwira Jimmy. Jimmy aramubwira uti ubihorere baze nditegura. Basore baraje hafi ku masaha ya Asembo bagiye kwataka Jimmy. Inzogera ibiravuze kujya kuri Asembo. Directeur nawe baraje. Ayo makuru ariko directeur akaba ari yamaze kuyamenya. Arangije ahita biyama arabihanangiriza abo basore babwira ati ntimukivange mu rukundo rw'umuntu n'undi.
ibyo ababyeyi baba bapfa ntabwo ari byo mwebwe mwakabaye muri gupfa. Ushobora gukubita umuntu igipfunsi agapfa, bakagufunga kariyeri yawe ukaba irapfuye, intambara birarangiye gutyo. Niki cyaje kuba rero nyuma y'izi ntambara zose? Jimmy yaje gusohokana na Grace, barasohokana rwose, igihe kiragira baraganira bya nyabyo. Muri uko gusohokana kwabo batangira gusomana. Nyuma yo gusomana baje gushiduka bakoze imibonano. Muri iyo mibonano bakoze cyari igihe cyande cya Grace kwita sama. Grace barasama. Grace aho yari yicaye yatashye, yageze mu rugo haciyeho iminsi. Grace yicarana n'iwabo, bazana ibyo kurya, bazanye umuceri. Grace wumvise impumuro yawo atangira kuruka. Buracya haciye iminsi nanone kandi bazana ifiriti. Grace wakundaga ifiriti n'umuceri abibonye atangira kumukorwa, atangira kuruka. Nyina barabibonye ntiyabyitaho. Grace aragenda ashaka test de grossesse, kaga test gapima inda, gapima umuntu ko atwite. Arangije arakagura avuye ku ishuri, arakugendera no mu rugo, ajya mu cyumba cye. Amaze kujya mu cyumba cye aripima. Akimara kwipima arasohoka, ariko kubera gutinya abantu ko bashobora kuba bakabona, yagasize mu ikayi. Araza yicara muri salo n'ababyeyi be, bari kuganira bisanzwe, banareba televiziyo. Grace wari umwana muto uzi gucisha bugufi, ariko umukobwa ufite igikuriro n'igikundiro. Grace rwose nta kindi cyabaye uretse ko mwe muri barumuna be yaragiye agiye gufata ikayi, yarangije abonamo ka kantu aragasohokana. Akigasohokana arakazana muri salo. Wabo hari n'abandi bantu babashyitsi. Arangije abaza Grace, aramubaza ati se Grace, kano nagaki, kano kantu kawe nagaki ko ngasanze mu ikayi? Grace n'ubwoba bwinshi arangije itahaguruka, arashiduka. Amaze gushiduka ahita agenda aramubwira uti ntukazajye unyivangira mu bintu, aka kantu wagakuye. Papa we na mama we bari bamaze kukabona, barangije baramubwira bati zana hano. Grace yari umukobwa uca bugufi, umukobwa utazi guhangana, umukobwa wumvira ababyeyi. Arangije arakabaha. Akimara kukabahereza, nyina yarakitegereje, abona karimo imituku ibiri, kwa kundi ikimenyetso kigaragaza ko umuntu yasamye. Isi yarabibonye, nyina arabireba, murumuna we nawe ari kubireba. Inshuti n'abaturanyi bari baje aho ngaho nabo baba barabimenye ko Grace atwite. Barangije baramubaza ati, nyina aramubaje ati is it that true my daughter, mukobwa wanje, isi bindi kureba ngaha n'ukuri? Umukobwa wari proud n'umusore wamuteye inda, arangije aravuga ati yes of course, yego ibyo ubona n'ukuri. Papa warangije ahita amubwira ati do you mean that you are pregnant? Ese ushatse kumbwira ko utwite? Grace arangije ahita amubwira ati yes I do, yego ndatwite. Arangije papa warangije n'umujinya n'uburakari, noneho mama wa Grace arangije yicara mu ntebe hariya, biramurenga. Bimajije kumurenga nta kindi kintu cyaje kuburetse ko se wa Grace yahise asohoka. Amaze gusohoka yikoza hanze, bimwanga mu nda, aragaruka abwira umwana we ati se nkwice nkugire nte, ninde muntu waguteye inda? Arangije aramubwira uti iyi nda ni yande? Grace arangije aramusubiza inda ni ya Jimmy papa, Jimmy niwe muntu wanenda. Jimmy ka gahungu kari yanejo bundi kakandi gahora kambaye uniform, kakana kagakene kameze kuriya. Jimmy oya mwana wanjye uransebeje gusa. Oya papa ntago ngusebeje,
iyi nda rero urayikuramo, nutayikuramo mwana wanjye ndakubyaruka. Papa ntabwo nshobora kuba nakica umwana wa Jimmy, ntabwo byakunda.